Iyo ufashe ifoto yawe ushaje ukegeranya n'ifoto yawe ya kera, mbese ukiri mutoya, ubona yuko isura yakomeje kugenda ihinduka uko wagiye ukura. Ndetse igitangaje, izuru ryawe ndetse n'amatwi yawe yakomeje gukura cyane kurusha ibindi bice byose byari mu isura. None wakwibaza ngo ese izuru ryawe n'amatwi yawe bikomeza gukura iteka ryose? Ibi si 100%, gusa hari ibyo ngiye kuba nakubwira uyu munsi, byaba byiza urangije iyi video. Ubundi ukiri mutoya, ibice byose by'umubiri nk'amagufwa ndetse n'ibindi bice birakura kuko nyine ni igihe gisanzwe cyo gukura. Gusa iyo urangije gukura, amagufa yawe atangira kurekera gukura. Gusa amazuru yo ndetse n'amatwi aratandukanye cyane, kubera yuko yo afite structure yitwa cartilage, inyama imeze neza kandi yisanzuye. Rero uko tugenda dukura cyane, mbese dusaza, iyo cartilage ndetse n'izindi nyama zegereye aho ngaho zitangira guhinduka. Impamvu y'ingenzi ibihari nicyo twita collagen. Ubundi collagen ni protein cyangwa se tuyite ikinyabutabire gifasha inyama zino zo ku mazuru ndetse n'amatwi kuba zakomera cyane, zigira ishusho nziza ndetse kandi zikweduka. Rero uko tugenda dukura, imibiri yacu itangira kugenda ikora collagen nkeya cyane ugereranyije n'iyo yakoraga. Kandi muri iki gihe gravity cyangwa se rukuruzi y'isi irimo iragenda ikurura za nyama zoroshye ziri mu isura yawe. Iyi gravity ibikurura zino nyama izegeza hasi. Rero uko hagenda hashira ikindi gihe kinini, utangira kubona izuru ryawe ndetse n'amatwi yawe bitangira gusa nk'ibimanuka ndetse kandi bihindura shape yaryo cyangwa se uko byagaragaraga. Iyi niyo mpamvu rero iyo umuntu ashaje, ubundi izuru rye ritangiye kuba rirerire cyane ndetse n'amatwi atangiye kuba maremare cyane ugereranyije n'uko yanganaga akiri muto. Gusa nyine iki gihe wumve uko amatwi yawe n'amazuru yawe bitarimo biragenda bikura, ahubwo biri guterwa na gravity ndetse kandi biri guterwa n'uko izo nyama zatangiye kugenda zoroha. Gusa ku matwi hari n'indi mpamvu ushobora kubona amatwi yawe yatangiye kugenda aba manini, aho twita earlobes, cyangwa se reba hari ahantu bakunda gupfumurira amaherena, hashobora kuba hakiyongera cyane cyane iyo uruhu rutangiye kubura elasticity cyangwa se rutangiye kubura uburyo rukweduka, kuko twavuze yuko cartilage ariyo yatumaga uruhu rutangira gukweduka. Rero hano byumve neza ko nta mpamvu yo kugira ubwoba yuko izuru ryawe cyangwa se amatwi yawe byakomeje kuba birebire cyane, kuko ibi ngibi aba ari ibintu bisanzwe. Ahubwo impamvu ni ukubera yuko isura yawe ihora kugenda ihinduka bitewe n'uko imyaka igenda ishira. Njye nari iFabrics, wakoze kunyumva. Niba ari ikindi kintu ushaka ko tugukorera, twandikira muri comment.